Dusome ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 14 umurongo wa mbere tugeze mbese igice cyose gusobanura biraba bikeya, ariko nashatse ko tubisoma byose kuko gufatamwa agapande nabonye hari igihe umuntu atakumva yenda ibyatambutse imbere cyangwa se ntiyumve muri rusange uko bimeze. Ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka, Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Niwo mutwe w'amagambo. Aya magambo yose tugiye gusoma ndumva nabuze ayo mvanamo kandi ntacyo bitwaye. Tugiye gusa nk'abajyanye n'Abisirayeli, mbese duse nk'aho turi kumwe, kandi mujye mukunda ubu bwoko bw'Abisirayeli. Ni ubwoko bw'Imana. Umuntu wese ni nk'inama nabagiraga, umuntu wese uzi ubwenge ajya ku ruhande rw'ubu bwoko bw'Abisirayeli. Muzirinde gusa nk'aho muba kritika niyo bakoze n'amakosa, ariko ntimukajye mubyivangamo cyane. Ni ubwoko bw'Imana. Nuko ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli basubire inyuma, babamba amahema imbere Pihahiroti hagati ya Migidoli n'inyanja, imbere Barisefoni, uti imbere y'aho hantu aba ariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Farawo azavuga Abisirayeli ati, bahabiye mu gihugu, ubutayu burabakingiranye. Nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire, nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Abisirayeli babigenza batyo. Umwami wa Egiputa bamubwira yuko ubwo bwoko bwacitse. Umutima wa Farawo niyo abagaragu be irabuhindukira, barabazanya bati, twakoze ibiki kurekura Abisirayeli bakava mu buretwa twabakoreshaga? Atunganisha igare rye ry'intambara, ajyana abantu be, ajyana amagare 600 yatoranijwe n'andi magare y'intambara y'Abanyegiputa yose, n'abatware bategeka abayirwaniramo bose. Uwiteka anangira umutima wa Farawo umwami wa Egiputa, akurikira Abisirayeli, kuko Abisirayeli bari bavuye mu Egiputa bateze amaboko. Abanyegiputa babakurikirisha amafarashi n'amagare bya Farawo byose, n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose, babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rw'Pihahiroti imbere ya Barisefoni. Farawo abatuze, Abisirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari mu Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugirira utyo kudukura mu Egiputa? Si ibyo twakubwiriraga mu Egiputa duti, tureke dukorera Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu? Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye
ndanangira imitima y'abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava, ajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo, ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Bariya babiri igicu n'umwijima, ubwo n'Abanyegiputa, abandi babiri umucyo ubamurikira nijoro, ubwo n'Abisirayeli. Ntibegerana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba, ijoro ryose usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati y'aho yari ari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira. Amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa, bacikamo igikuba. Akura inziga ku magare yabo, bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunge Abisirayeli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo, ajye ku Banyegiputa, ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke, inyanja isubizwamo guhurura kwayo. Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja, amazi asubira ahayo, arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi, ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikira Abisirayeli. Ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisirayeli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisirayeli Abanyegiputa. Abisirayeli babona intumbi z'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Amen. Mwakurikiye? Aya ni amagambo akomeye, kandi ni amagambo dushobora no kuyumva mu buryo bw'umwuka. Mu by'ukuri inyuma y'ubwoko bw'Imana hari abanzi babo, Abanyegiputa. Imbere naho hari inyanja. Mu yandi magambo, ubwoko bw'Imana bwari hagati y'abanzi n'inyanja. Cyangwa se mu yandi magambo, hari igihe umuntu hari igihe uba ufite abantu bakurwanya, ariko n'isi nayo ikurwanya. Donc inyuma hari abantu, imbere hari isi, kambivuge gutya. Kandi byombi byashakaga urupfu rw'aba bantu. Ni ikintu gikomeye. Iyi ni inkuru tujya dusoma, kandi umwuka kuyoboye uyumva mu buryo bushyashya. Mu by'ukuri aya magambo nyasoma nabonye ko ari menshi, ariko turavuga mu ncamake kandi birashoboka. Amen. Icyo tubona cyo nuko hari ubwoko bw'Isirayeli bufite ikibazo cyihutirwa kandi gikomeye, danger de mort. Donc hari ikibazo cy'uko bashobora no gupfa. Tugatugira ibibazo
hari ibibazo bitandukanye. Umuntu ashobora kuba adafite imyambaro yenda ihagije, ubu ni muri Afurika cyane cyane ko navuga yenda kuko hano nta kibazo, cyangwa se afite ibyo kurya bihagije, cyangwa se afite ibibazo bitandukanye ku kazi, mu buzima, ariko hajemo ikintu cy'urupfu. Niba bikomeye uvuga ngo ibintu byose tudiringa nabyo ngibyo bibazo bigenda bitoye, kuko haje urupfu ibindi bita agaciro, bisa nkaho ntacyo bikivuze. Kuko iyo tuvuga urupfu umuntu ntabazi igihe azapfira, ariko ubonye ko bishoboka ko urupfu mbese ubona ko rwaje, ni ukuvuga ngo ibitekerezo byawe byose, imishinga uhagaritse ibindi byose, gahunda zose utekereza noneho bigiye kugenda bite, ndapfuye bigiye kugenda gute. Uraba abantu bari bageze muri danger de mort, bari bageze ahantu bashobora no gupfa rwose. Farawo kuko yari yarahiye ati ndabica tu, inyanja nayo urumva nta mbabazi nyine, bari kwirohamo bikarangira. Noneho kandi bakabona nyine nta gisubizo. Aya magambo ngetekerezaho ntabwo yinjiramo cyane ntugire urwango, biratinda. Ngetekerezaho nasanze hari igihe umuntu ageramo ukabona nta gisubizo, ndetse n'Imana ntuyibone. Muri kunyumva ibyo mvuga? Iyo utaragera aho hantu, kandi ngira mbabwize ukuri, nabitekerejeho nsanga ari ibintu ngomba kuvugaho. Umuntu wese ukijijwe, niba utaragera aha hantu ushobora kuba udakijijwe, ariko niba ukijijwe hari ahantu ugera ukabona nta gisubizo, kandi ukabona nta Mana. Imana ibikora ibishaka, ntaho iba yagiye, ariko mu by'ukuri ikora ku buryo mu by'ukuri utayibona rwose. Ndagira mbabwire ko bishoboka rero, mbisobanure muri ubu buryo niho mubyumva. Aba byababayeho, aba babonye nyine ko urupfu rwaje, kandi babona ikirere mbese kiratuje, nta Mana rwose babonaga. Ndagira mbahe urundi rugero rufatika. Hari aho Yesu yageze, cyagera ku musaraba, arebye abona nta Mana, data wa twese aramwihisha pe. Aramwihisha, abona akabona empty, akabona vide, akabona mbese akabona nta Mana data wa twese akibona. Ubundi bahoraga bakomunikana ijoro ryose, akarasenga bavugana, ibintu byose bagendaga bavugana, ariko hari aho Yesu yageze abona nta Mana akibona, akabona umusaraba gusa, n'abantu biteguye gutera amacumu, n'abandi bashungereye aho ngaho, ariko atakibona Imana. So mwatangiye kumva ahantu ahariho, niho Yesu yavuze ngo data niki kikundekesheje. Niho yakuvuze ati data ko ntakikubona, ko wabuze, ko ndi kubona ndiho nta wowe, ndi kubona ndi jyenyine, nsigaye jyenyine. Niki kuki wandetse, kuki wagiye, kuki wabuze, kuki ntakubona, kuki ndi kwisanga ndi ku musaraba, wese nkubona byarangiye, ndi jyenyine. Yesu yageze ahantu mbese aba wenyine. Kandi igihe mubwiza ukuri, Imana ikora ku buryo uwumva ko kuri wenyine koko, kandi bikaba ari byo ariko bimeze koko. Yenda icyo nshaka kuvugaho nuko yenda bishobora kuba bidatinda, kuko Imana ihita itabara nyine ikakemura ikibazo, ariko byanze bikunze Imana igiye kure kugera ahantu utayibona, ikakwihisha. Niba ikwihisha siko nabivuga, mbese ukabona ni wowe n'ikibazo tu, nta Mana ihari. Nk'uko byandikeye Yesu hano, natwe niko bitugendekera buri wese ku giti cye. Abantu rero bageze ahantu babona abanzi inyuma, bakabona n'inyanja imbere, bakabura Imana. Murumva aho hantu? Aho hantu rero iyo umuntu akijijwe, aho hantu Imana igira kakahagera, ukahagera kuko ntihigupimira neza, ntihigupimira ikavuga iti afite Imana igiye gutetesha, washaka imodoka ikayiguha, washaka gutembera ugatembera, washaka ikintu cyose ntabwo Imana nta icyo gihe ntabwo
ibone ko ikwiga ngo ikumenye neza. Imana ikumenya yikuretse kandi kwibagura yibaye nk'ikureka ukisanga uri wenyine, kandi igakora ku buryo wumva kuri wenyine, ikora ku buryo byumva kuri wenyine, ntayo yidahari rwose. Ibigi bikora gutyo, siko muri kunyumva. Aho ngaho ni Imana imenya neza umeze gute, donc imenya neza uriwe, imenya neza mbese uko uteye, imenya neza uko uhagaze. Abangabo no kuntu byagenze harimo ibice bibiri. Abisirayeli barasakuje bati Mose, ntitwakubujije kutuvana mu Egiputa, nta mva zabagayo, gupfa ko twapfuye byarangiye, bari abantu baratwishe nta kundi, kandi ntabwo tujya mu mazi, biraboneka ntabwo twakwiroha mu mazi, bahasi bagiye kutubaga. Ariko Mose, ntitwakubwiye ngo tureke nubwo turi gukora imirimo y'uburetwa, ariko twibereho muri ubwo buzima bugoye, ariko twe gupfa gutya n'inkota. Donc ku ruhande rw'Abisirayeli bo habaye kwitotomba, kwitonganya, gutonganya Mose, kuvuga nabi, gusubiranamo induru, gusakuza, kugaragaza ko nta n'Imana ikibaho, kugaragaza ko y'Imana ntayo, baranayibagiwe ibyo mbese nuvuga ngo ntibibutse na gatoya Imana, kuko Imana yabaye kuko nk'iyabihishe babona ibibazo gusa. Ariko Mose we ndashaka kubabwira, iyo bigenze gutyo Imana ntidupima. Mose we yaravuze ati mwebwe mutuze mwishukekere, mugiye kureba ikibana giye gukora mu kanya gato. Amen. Impamvu amagambo n'uvuze amagambo akomeye Mose yavuze no ku murongo wa 13, Yesu avuze ati mwitinya, mwihagarare gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari buyurwanire, namwe mwicecekere. Hanyuma ikerekana ko Mose yavuze amagambo arimo ubwenge, arimo n'ubutwari, nuko iki gitanga mbese iby'Imana yabwiye Mose ngo akore byo kurambika inkoni hejuru y'amazi, Uwiteka yabibwiye Mose nyuma y'uko Mose yamaze gutangaza y'uko ntacyo bari bubi. Urumva ko Mose yari afite kwizera mbere y'uko Imana igira n'ikivuga. Iyo rero tugeragejwe, iyo duhe n'ibikomeye, niho haboneka nyine, niho Imana itubona neza abo turi bo. Aba barasakuje induru ziravuga, ariko Mose we avuga amagambo yo kwizera Imana, yo gukomeza ubwoko bw'Imana, yo kumva ko ntacyo bari bube. Mbese urumva n'ibyiciro bibiri bitandukanye. Iyo duhe n'Imana, iyo duhe n'ibigeragezo, twitwara gute? Iyo duhe n'ibikomeye, tuba tuhagaze gute? Twitwara gute mu kigeragezo? Aya magambo rero n'amagambo nifuza ko twasangira, kugira ngo mu nshamake twifashishije uko byagenze hano ku Bisirayeli, natwe turebe ukuntu twitwara iyo twageragejwe, turebe ukuntu twitwara iyo Imana ibaye nk'aho tutayibona, tubyitwaramo gute iyo tugeragejwe ukageraho ubona nta gisubizo, kandi ugasa nk'aho ubona nta Mana ihari, kuko Imana irakureka ugasa nk'aho ubona ko nta n'ubutabazi ufite. Aba barivovose induru zavuga, ariko Mose avuga amagambo yo kwizera yerekana ko ntacyo bari bube, kandi ayavuga mbere y'uko Imana imubwira ko arandika inkoni hejuru y'amazi. Byerekana ko Mose igize kwizera, abandi babuze kwizera. Abandi bacumuriye muri uwo mwanya umeze gutyo w'ibigeragezo, Mose we abyitwaramo nk'umukiranutsi. Iyo tugeragejwe, iyo ugeragejwe, iyo ugeze aho Imana isa nkaho yabuze, ubyitwaramo gute? Aya magambo nifuza nshaka kuyababwira kugira ngo tujye tumenya ibi bintu ko bibaho, niduhura n'ibikomeye twibuke ukuntu tugomba kwitwara muri icyo gihe uko biba bimeze. Twe gufata umwanya nk'uri w'Abisirayeli wo kwivovota no gutuka Mose no gutuka Imana no kwibagirwa ko Imana ibaho no kutizera, ahubwo dufate position ya Mose cyo kuvuga ngo ubwo bimeze gutya hari icyo Imana igiye gukora. Amen. Afite iyo bigeze aho ubona nta gisubizo, niho Imana ibigiye gukora. Iyo ugeze aho utabona Imana kandi bikomeye,
ujye umenya ko igisubizo kiri hehe, kiri hafi. Amen. Ariko Imana ikunyuza muri ako kantu kameze gatyo, ntigatinda yenda, ariko Imana ireka kakuzaho kugira ngo ibanze gupime, none gutabara, ariko imenye nuko iyo ufite uko ivivura ikavuga iti iyo bimeze gutya kanaka yitwara gutya, none atereka muhe icyo yashakaga, ariko ibanje no kukumenya uko ubuhagaze mu gihe bimeze bityo. Imana tugiriye neza kubwira ijambo. Hari ufite ikibazo, hari ufite icyo yungutse, hari ufite icyo yavuga, mwanya n'uwanyu. Noneho twungurana ibitekerezo nk'uko dusanga tubigenza, twiga ijambo ry'Imana.